ndashaka kuvuga ku bintu bigera kuri 4 Imana yatugabiye dukwiriye kubishimira Imana. Icyambere rero nshaka kubabwira Imana yatugabiye na agakiza. Agakiza ni ikintu cy'igiciro umuntu atashobora kugura mu isoko, mu masoko yose yo mwisi akomeye, ariko Imana yaduhereye ku gakiza ku buntu. Icya kabiri nshaka kuvuga, Imana yatugabiye ikindi gikomeye, yatugabiye ubugingo bw'iteka. Ubugingo Yesu yaduhaye ntabwo buhwanye n'ubw'inyamaswa zipfa. Icya gatatu umwami Yesu yatugabiye nshaka ko mumenya, yatugabiye kuba abana b'Imana. Twahawe ubwene gihugu bw'ijuru, twahawe identite y'abana b'Imana. Icya kane rero yatugabiye cy'igiciro nshaka kugira ngo mumenye, isi yose ibimenye, nuko yatugabiye kuba abami n'abatambyi. Kera ntitwari ubwoko, ariko none turi ubwoko bene data. Kera ntiturakababarirwa, ariko none twarababariwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Yakiza Yaduhaye, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi yambi, abari muri Afrika mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge. Turabakunda kuri channel ya Gusenga everyday mu inshuti zacu. Abari mu Burayo turabasuhuje mu izina rya Yesu, abari muri Amerika turabasuhuje mu izina rya Yesu, abari muri Aziya turabasuhuje mu izina rya Yesu, abari muri Australia turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nkuko muri kamera ya Gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ntabwo ari ubwa mbere ugaragaye kuri Gusenga everyday, ariko watangira wibwira abantu, kuko ari abantu bashobora kuba bajoininze cyangwa baje barebye Gusenga everyday ubwa mbere, wabibwira. Turagushimiye kuduha ikaze. Imana ishimwe cyane kuko impaye kongera kuboneka muri uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Izina ryanjye abatari bahari cya gihe nitwa Pasteur Nsabimana Jean Baptiste, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya DPR, mu itorero rya DPR CGM Rwampara muri paruwasi ya Gatenga, niho nkora umurimo w'Imana. Urakoze, turagushimiye cyane kuba witabiye ubutumire bwacu, kandi tukunda abantu b'abasaza. Abantu b'abasaza nibo dukunda cyane kuri Gusenga everyday. Rero umukozi w'Imana watangira usenga Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo ijambo tugiye kuganira rigire impact ku bantu bose baryumva. Data mwiza, mu izina rya Yesu umukiza n'umucunguzi wacu, ndagushimiye cyane kuko umpaye iyi occasion yo kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ndabizi ko rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ububasha. Bibiliya iratubwira ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga z'igitangaza, rikagira ubugi buruta bw'inkota zose. Turagushimira rero kuko ijambo ryawe Mana urikoresha. Ndi hano rero imbata yawe, igikoresho cyawe, nkeneye ko gukoreshwa nawe, nkeneye gucishwa bugufi wowe ugashyirwa hejuru. Ntaba ari rero Uwiteka, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Mbere yo kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana, ndabanza ndirimbe indirimbo yo mu gakiza. Ubundi nkunda kuririmba, Imana yangiriye neza impa kumenya izi ndirimbo zo gushimisha Imana n'iz'agakiza hafi ya zose. Ndaririmba rero indirimbo ya 48 ivuga ngo nahawe ubugingo buhoraho rwose. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yashize mu butwari. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru rimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu mukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana
kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru nshobora kwera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, ku mukristo wese ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Adusome ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, igice ni icya mbere n'umurongo wa gatatu. Turasoma umurongo wa gatatu n'uwa kane. Haratubwira ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi, bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Reka dusome irindi ryanditse mu Befeso, igice cya mbere. Turasoma mu Befeso igice cya mbere umurongo wa gatatu. Haranditse ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa. Haleluya, amen. Irindi turarisoma mu Migani, mu gitabo cy'Imigani, ni igice cya munani. Imigani igice cya munani umurongo wa 22. Haratubwira ngo umurongo wa 22 haratubwira ngo Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye ataragira icyo arema. Imana ishimwe cyane, amen. Imana yaradukunze iratugabira. Niyo magambo ushaka ko tuganira, abari kunyumva mwese mukwiye kumenya ko Imana urukundo rwayo ntabwo rwabaye mu magambo, ahubwo yaradukunze iratugabira. Amen. Ashimwe Yesu. Amen. Tubonye rero ko isi itari yaremwa n'ibintu byose bitari byabaho, Imana yari yararangije kutugabira. Ndashaka kuvuga ku bintu bigera kuri 4 Imana yatugabiye, dukwiriye kubishimira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Icya mbere nshaka kubabwira nuko Imana yatugabiye muri ibyo bintu by'igiciro. Twumvise ijambo ry'Imana rivuze ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe n'uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ngo nicyo cyatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi, bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza.
icya mbere rero nshaka kubabwira Imana yatugabiye ni agakiza. Haleluya. Amen. Imana yatugabiye agakiza k'igiciro. Agakiza ni ikintu cy'igiciro umuntu atashobora kugura. Mu masoko yose yo mu isi akomeye arahari, murabizi, ariko nta giciro watanga kugira ngo ujye kugura agakiza. Ariko Imana yaduhereye ako gakiza ku buntu. Imana ishimwe cyane. Amen. Muririmbyi w'indirimbo ya 284 yaravuze ngo mu bacunguwe nta wamenya imigezi Yesu yambutse no kuzerera mu mwijima aje kudushaka. Imana rero yaradukunze itugabira icyo kintu cya mbere cy'igiciro cy'agakiza. Petero yabivuzeho mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 yaravuze ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu ntabwo ari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe igiciro, amaraso y'umwana w'Imana atagira inenge cyangwa ibara. Agakiza rero naho katurutse mu maraso y'umwana w'Imana. Imana yakaduhereye ubuntu nishimwe. Amen. Icya kabiri nshaka kuvuga, Imana yatugabiye ikindi gikomeye, yatugabiye ubugingo bw'iteka. Ubugingo Yesu yaduhaye ntabwo buhwanye n'ubw'inyamaswa zipfa. Twebwe twahawe ubugingo, niyo mpamvu Bibiliya itubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 3 guhera ku murongo wa 16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane kuko yaduhaye ubugingo buhoraho. Haleluya. Amen. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa Yohana igice ni cya 5 guhera ku murongo wa 11 aratubwira ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, ariko udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Haleluya. Amen. Ufite uwo mwana wenyine mu isi, ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo buhoraho. Udafite Yesu naho yaba afite inganda z'indege ntacyo bimumariye. Yesu ashimwe. Amen. Igifite umumaro ni ukwakira Yesu akakubera umwami, akakubera n'umukiza, ukagira ubugingo. Haleluya. Amen. Irindi jambo riratubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ni igice cya 5. Umwami Yesu yarirahiye aravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumvira ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho kandi ntazacirwaho iteka. Amen. Ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Mu ncamake Imana yaduhaye transfert, ituvana mu butware bw'umwijima itujyana mu bwami bw'umwana wayo. Nkuko tubisoma mu Bakolosayi igice cya mbere n'umurongo wa 12 n'uwa 13 haratubwira ngo haleluya. Amen. Haratubwira ngo dushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo, ngo niwe adukijije ubutware bw'umwijima adukuramo atujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Nashimwe Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Mu rwandiko rwa Yohana nanone igice cya 5 umurongo wa 20 haratubwira ngo haleluya. Amen. Ngo twebwe tuzi yuko umwana w'Imana yaje. Haleluya. Amen. Akaduha ubwenge kugira ngo tumenye iy'ukuri, kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo. Niwe Mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe kuko yatugabiye ubugingo. Ubu tugenda dufite ubugingo, ntago tugenda nk'uko abisi bameze, ahubwo twebwe tugenda dufite ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Icya 3 umwami Yesu yatugabiye, nshaka ko mumenya, yatugabiye kuba abana b'Imana. Haleluya. Amen. Twahawe ubwene gihugu bw'ijuru, twahawe identite y'abana b'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ni cya mbere n'umurongo wa 12 haratubwira ngo
icyakora abamwemeye bose, haleluya, Amen. bo mu moko yose, bo mu mahanga yose, bo mu ndimi zose, bo mu masura atandukanye, bo mu bitsina bitandukanye, abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Harimo inshinga etre, kuba. Haleluya. Amen. Abamwemeye bose rero yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Amen. Turi abana b'Imana. Yohana mu rwandiko rwe rwa gatatu, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu guhera ku murongo wa mbere, hatubwira neza, aratubwira ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Haleluya. Amen. Nicyo gituma abisi batatumenya, kuko batayimenye. Ariko aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ngo kandi uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Haleluya. Amen. Nuko rero ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Yesu rero yaduhaye ubwene gihugu bw'ijuru, ubu iwacu ni mu ijuru. Pawulo we yandikira Abafilipi igice cya gatatu n'umurongo wa 20, yarabandikira arababwira ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, niwe mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Imana ishimwe cyane kuko twahawe ubwene gihugu bw'ijuru. Uyu munsi wa none tugenda turi mu isi, tukagendana n'ab'isi, ariko twebweho dufite isumbwe kuko turi abana b'Imana. Abantu bose bari ku isi ni abantu b'Imana, ariko ntabwo ari abana b'Imana. Abamwemeye bose bakizera izina rye, nibo yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Icya gatatu Yesu yatugabiye gikomeye. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Icya kane nibyo nashaka kuvuga. Abana b'Imana hari impamvu zituma tubihamya ko turi abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 n'umurongo wa 16 hatubwira amagambo meza cyane. Haratubwira ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya neza n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya neza n'umwuka wayo ko turi abana b'Imana, kandi ngo ubwo turi abana turi n'abaragwa, turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe kugira ngo duhanwe ubwiza nawe. Imana ishimwe cyane kuko yatugabiye kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Icya kane rero yatugabiye cy'igiciro nshaka kugira ngo mumenye, isi yose ibimenye, nuko yatugabiye kuba abami n'abatambyi. Cyo nicyo kintu cya kane gikomeye, nk'uko ijambo ry'Imana ribihamya mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 guhera ku murongo wa 9. Haratubwira ngo ariko twebweho, haleluya, Amen. turi ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse. Amen. Kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntitwari ubwoko, ariko none turi ubwoko bene data. Yesu ashimwe. Kera ntiturakababarirwa, ariko none twarababariwe. Imana ishimwe cyane. Kongera kubisoma nanone mu Byahishuwe igice cya 5 n'umurongo wa 9 n'uwa 10, haravuga ngo nuko baririmba indirimbo nshya, baravuga ngo ni wowe ukwiriye gushimwa, ni wowe ukwiriye guhabwa icyubahiro, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane kuko ubu ngubu tugenda turi abami, turi abatambyi, turi abantu Imana yaronse. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana yaradukunze rero iratugabira,
itugabira uko ishaka, yatugabiye ibyo bintu by'igiciro. Niyo mpamvu dukwiriye kurambura amaboko tukayishima imibereho yacu. Abamaze kumwemera bose bakizera Yesu, Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi yadukijije ari nta kintu dutanze. Niyo mpamvu ningingira buri muntu wese uri kunyumva ko yaca bugufi akakira Yesu, akamubera umwami, akamubera n'umukiza. Yesu yangiriye neza, nanjye naramwemeye, ndamwizera, ahindura ubugingo bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hari umuririmbyi niwe waririmbye, araririmba aravuga ngo iby'isi Yesu yabinkuyemo, ngo ntabwo bikinkanga ubu kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Amen. Ngo nari imbata y'ishyari n'inzangano, umunsi w'amateka nkutinya, ankirisha amaraso yo ku musaraba. Nashimwe Yesu. Amen. Kandi undi aravuga ngo nari imbata ampa umudendezo, nari impumyi arampumura, nari intumbi aranzura. Nimwumve ayo mahoro Yesu yampaye. None ndagira ngo nsengere buri muntu wese umvishije aya magambo, niba ushaka gukiza ubugingo bwawe, wemere wakire Yesu. Ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu biruhije. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baroma igice cya 10:9, haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Ntabwo bisaba rero formule nyinshi, ni ukwizera Yesu. Haleluya. Mu Baroma igice cya 3:21 haravuga ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kutazanwa n'imirimo, kutazanwa n'amategeko, ahubwo bizanwa no kwizera Kristo Yesu. Izere Yesu, ubwawe urakira, nabo mu rugo rwawe. Niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16:31. Bene data rero, ndagira ngo ntararangiza ndirimbe akaririmbo kamwe kaguhamagarira kwegera Yesu. Nindangiza ngo usengere aho waba uri hose. Imana yacu irumva, ntabwo ari igipfamatwi. Imana yacu irumva kandi irakiza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muze mwese abarushye n'abana baremerewe, nimuze musange ndabaruhura, kuko ndumugwa neza. Haleluya. Kandi noroheje mu mutima, kuko ndumugwa neza, kandi noroheje mu mutima. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndumugwa neza. Haleluya. Kandi noroheje mu mutima, kuko ndumugwa neza. Haleluya. Kandi noroheje mu mutima. Ndagira ngo dusenga n'Imana. Wowe uri kunyumva mu migabane itandukanye y'isi, ndagira ngo rero dusenga n'Imana. Ubwire Yesu, Yesu wacu arumva, uce bugufi, uvuga uti mwami nguhaye umutima wanjye ndetse ibyaha byanjye, ndakwizeye, umbere umukiza n'umwami. Mana ihoraho, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kuko wadukunze. Mana ntiwabishyira mu magambo gusa, ahubwo ubishyira mu bikorwa. Turashimira rero kuko wadukunze ukatugabira, nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ndagusaba rero kugira ngo buri wese wumvishije iri jambo akingure umutima we, uze uture muri we. Mana uhindure imibereho nk'uko nanjye wampinduye. Ndabigushimiye kuko unyumvise, imbisabye mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mukozi mwereka tugushimiye, tukubwiye Imana iguhe umugisha.
reka dushimire n'umuntu yabanye natwe muri iki kuva gitangiye agasozanya natwe nawe tubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa wakoze sabone. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabisharinga cyangwa akabiparitaja cyangwa akabihereza inshuti ye. Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure. Umukozi w'Imana, hari umuntu ushobora kuba kubonye ubwa mbere akaba yifuje, byashobora ko watanga nimero umuntu yaguhamagara akeneye ko mwasengana yakugisha inama. Nomero yanjye ubundi nkuko nababwiye nitwa Pasteur Nsabimana Jean Baptiste. Nimero yanjye ni 0788 51 21 12. Wayisubiramo guteranya akamenyetso ko guteranya, akamenyetso ko guteranya 25 karindwi 88 51 21 12. Urakoze, reka turagushimiye. Reka tubabwire ngo ikiganiro naho ubutaha. Shalom shalom. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.